Muraho neza nshuti zanjye, muri kumwe kandi na Dr Gasangwa Patrick, ubaha karibu kuri YouTube channel ya Dr Gasangwa Patrick. Muri iyi video y'uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu abantu benshi bashishikajwe nabyo, uburyo bwo gutakaza ibiro udakoze siporo. By'umwihariko twabateguriye ibiryo 5 urya buri gitondo bigatuma utakaza ibiro kandi nta siporo ukoze. Tugere kureba hamwe nyine nkuko nemaze kubivuga, ibiribwa 5 urya buri gitondo bikagufasha gutwika ibinure, bikakurinda inzara no kugabanya ibiro ugatakaza ibiro. Abantu benshi tuzi ko umubyibuho tubangamira, ariko se ukibaza nzatakaza ibiro gute, nzakora iki? Gukora siporo byarakunaniye. Aha rero nakuzaniye igisubizo muri ino video, irebe yose uyirangize kuko birashoboka kandi ibiryo byagufasha. Icy'ingenzi ni gukora subscription kuri YouTube channel kugira ngo ukomeze kujya ubona video zitandukanye, ndakomeza kujya mbategura mu gihe kizaza. Ariko iyi video hari umushuti wawe ushobora kuba nawe ufite ikibazo nk'icyawe, wayimusangiza. Twandikiye muri comment ingingo wifuza ko twabaganiriza. Dore rero ibyo biryo, icya mbere ni igi. Uri igi rifite intungamubiri zituma ushira inzara vuba, bityo rigatuma urya bike ku manywa. Rifite kandi proteine nyinshi, rituma umubiri ukoresha energy ivuye mu binure aho gukoresha isukari. Uramutse rero uriye igi mu gitondo bikurinda gufata ibiryo byinshi bitari ngombwa. Warya igi ritetse mu mazi cyangwa se ritogosheje mu magambo make. Dore uburyo uzarikoresha: ushobora gufata amagi 2 mu gitondo ugashyiraho n'imboga. Ikindi, guhindura uburyo utetse, shyushya nta mavuta cyangwa se ukoreshe avocado oil. Sibyo za mboga nyine wizitekesha amavuta asanzwe yandi barimo ibinure. Ifunguro rya kabiri ni amazi ashyushye arimo indimu. Indimu muri ifite vitamine C na antioxidant ifasha mu gusukura umubiri. Amazi rashyushye n'indimu bifasha igifu gutangiza neza kandi bigatuma urya bike. Binongera ubushyuhe bw'umubiri metabolism, bityo bitwika ibinure. Uburyo bwo kubikoresha: fata igikombe cy'amazi ashyushye ushyiremo indimu iseye mbere yo kurya buri gitondo, mbere yo kurya ikintu icyo ari cyo cyose. Ibi bizagufasha gutakaza ibiro. Icya gatatu ni avoka. Nubwo avoka irimo ibinure, ni ibinure byiza, tubyita mono unsaturated fats. Avoka iri mu bifite ibinure byinshi. Bituma umubiri wawe wumva uhaze, nturambirwe, ikarinda craving za saa sita. Avoka ituma umubiri ukoresha ibinure mu buryo burambye. Uburyo bwo kuyirya: uvanga avoka wenda n'igitoki cyangwa n'imboga, ugafata 1/2 cya avoka buri gitondo. Ifunguro rya 4 rero rizagufasha gutakaza ibiro ni imboga z'icyatsi, harimo dodo, epinari. Imboga zitanga fibre nyinshi, zitinda mu gifu, bigatuma wumva uhaze igihe kirekire. Zizafasha igifu gukora neza, zikakurinda constipation, zizagabanya isukari mu maraso, bityo no kubyibuha bikagabanuka. Fata imboga mu ifunguro rya mu gitondo, mu mureti, muri dodo, ariko tuzikana ko umureti atari mwiza. Simufu ya epinari n'indimu nayo ni nziza cyane. Ifunguro rya 5 ni amavuta y'imbuto, chia, flaxseed na almond. Izi mbuto nto zirimo fibre, omega 3 fats na protein, zituma igifu gitinda gusya, bigatuma urya bike. Zifasha igogora no kugabanya inflammation ituma ibinure bidashonga. Urugero bwo kuzikoresha: uzafata ikiko cya flaxseed mu cyayi, uvanga chia na y'amazi y'indimu. Ni ingenzi cyane, bizagufasha. Ugomba kubikurikirana rero. Ibiribwa si imiti, bisaba consistency. Consistency ni uguhozaho. Iyo ubikoresheje buri munsi biguha amahirwe menshi yo gutakaza ibiro udakoze siporo. Ni byiza kujya ubivanga: rimwe avocado, ejo igi n'indimu, ejo bundi simufu y'imboga n'ibindi. Inama z'ingenzi ni ukugabanya porisiyo nini, irinda isukari n'amata y'inka, irinde pure n'imigati ikoze mu mafarini y'umweru. Fata amazi ahagije, gerageza kugenda n'amaguru byibura iminota 15 ku munsi. Ibitari byo abantu bavuga, ntabwo ushobora gutakaza ibiro udakoze siporo. Iki cyo si cyo, si ukuri. Imirire ifite uruhare rwa 80% mu gutakaza ibiro. Niyo mpamvu nakuzaniye ino video. Ikindi, gufata ibinyobwa byitwa detox bihita bigabanya ibiro. Hoya, si byiza, hari ibyangiza umwijima. Icyo nababwira rero, buriya wari uzi ko gutakaza ibiro bishoboka niyo udakoze siporo? Banza uhindure ibyo urya, nicyo cy'ingenzi, ubundi ubuzima buhinduke. Ibiryo urya buri gitondo cyangwa uko ubyifatamo ni ingenzi. Ntuzagirwe ko gukora like,
kuri ino YouTube channel Dr Gasangwa Patrick, gusangiza abandi iyi video no gukanda subscribe. Murakoze kubana nanjye. Niba ushaka indi video nk'iyi, uko intermittent fasting cyangwa se uko wava ku biro 90 ukagera nko kuri 65, ndabibateguriye nzayibakorera. Icyo usabwa ni ugukora kuri subscribe, ugasangiza ahandi iyi video, ariko twandikiye no muri comment turahari ngo tugufashe. Icyo twandikiye tugitegura video, kuko ni byose tuba twakoze video nibyo abagenzi bawe baba batwandikiye. Murakoze rero cyane, dukomeze dufashanye tugire ubuzima bwiza. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nshuti zanjye, muri kumwe kandi na Dr Gasangwa Patrick, uba karibu kuri YouTube channel ya Dr Gasangwa Patrick. Muri iyi video y'uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu abantu benshi bashishikajwe nabyo, uburyo bwo gutakaza ibiro udakoze siporo. By'umwihariko twabateguriye ibiryo 5 urya buri gitondo bigatuma utakaza ibiro kandi nta siporo ukoze. Tugere kureba hamwe nyine nkuko nemaze kubivuga, ibiribwa 5 urya buri gitondo bikagufasha gutwika ibinure, bikakurinda inzara no kugabanya ibiro ugatakaza ibiro. Abantu benshi tuzi ko umubyibuho utubangamira, ariko se ukibaza nzatakaza ibiro gute, nzakora iki? Gukora siporo byarakunaniye. Aha rero nakuzaniye igisubizo muri ino video, irebe yose uyirangize kuko birashoboka kandi ibiryo byagufasha. Icy'ingenzi ni gukora subscription kuri YouTube channel kugira ngo ukomeze kujya ubona video zitandukanye ndakomeza kujya mbategura mu gihe kizaza. Ariko iyi video hari umushuti wawe ushobora kuba nawe ufite ikibazo nk'icyawe, wayimusangiza. Twandikiye muri comment ingingo wifuza ko twabaganiriza.